Pascal yaranavuze ngo impamvu yonyine itera umuntu kutishima nuko atazi kuguma mu cyumba cye acecetse. Amakuba yose y'umugabo aturuka ku kutabasha kwicara mu cyumba gituje wenyine ngo yitekerezeho. Kuri Blaise Pascal, umugabo utajya ubasha kwitekerezaho ahorana amakuba. Ibyinshi mu bibazo by'umuntu bituruka ku kudashobora gutuza. Blaise Pascal yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twese twasigarana. Yaravuze ngo ntuzigere na rimwe ugerageza kongera imyaka myinshi mu buzima bwawe. Byaba byiza ahubwo wongereye ubuzima bwinshi mu myaka yawe. Wihugira mu gukerereza imyaka yawe, ahubwo hugira mu kuryoshya ubuzima bwawe mu myaka yawe. Ntugaharanire kubaho igihe kirekire, haranira kubaho ubuzima bwiza bwuzuye mu gihe uzamara ku isi. Umubare w'imyaka umaze ntabwo ari ufite akamaro, ahubwo igifite akamaro ni ubuzima ubayemo muri iyo myaka. Uku ni ukuri kuzuye. Igifite akamaro ntabwo ari imyaka 100 uzamara cyangwa 200. Igifite akamaro ni ubuzima uzabamo mu myaka runaka ufite kuri iyi si. Yavuze ijambo rikomeye ngo tugomba kwiga imipaka yacu. Burya twese hamwe turi ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Iyo dushyize hamwe tuba ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Umunyarwanda yise umwana we ati ntawigira. Iyo dushyize hamwe tuba ikintu runaka, ariko nta n'umwe muri twe uri byose. Isi irabogamiye uri nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira bigakunda. Pascal yavuze ijambo rikomeye ariko rinashekeje. Yaravuze ngo uko ndushaho kwitegereza imico y'abantu, niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Uko ndushaho kwitegereza abantu, niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Uko ndushaho kwiga ku bantu, niko ndushaho gukunda imbwa yanjye. Iri jambo twarihera amashyi Pascal. Burya imbwa ni inyamaswa itangaje. Inyamaswa ibasha kwihanganira imico y'umuntu ikabana nawe mu bibi no mu byiza. Iyo nyamaswa ntabwo isanzwe. Imbwa ntishobora kugambanira shebuja. Imbwa yo mu bakene iriyemeza igasangira na nyirayo ibijumba, ariko ntabwo yava kwa shebuja ngo ijye gutura ku muturanyi w'umukire urya inyama buri munsi. Ariko ku mwana w'umuntu ntabwo bishoboka. Umwana w'umuntu ni nyamujya aho ibintu biryoshye biri. Umuntu yanakwica undi akurikiye akaryoshye. Ni abantu bake bashobora kuba inyangamugayo ngo bagumane na bagenzi babo no mu bukene no mu kababaro. Umuntu kugambanira ntacyo mupfa. Mumbabarire kuvuga muri iyi mvugo, ariko ibingibi binyibukije undi mucurabwenge. Hari umufilozofe wigeze kuvuga ngo imbwa ntabwo zibona nk'imbwa, ahubwo imbwa zizi ko abantu ari twe mbwa. Ni umufilozofe wigeze kubivuga. Imbwa buriya ngo hari igihe zitureba zikabona ni twe mbwa. Pascal yaravuze ngo kumenya Imana ariko utazi ububi bwawe bwite bitera ubwibone. Kumenya ububi bwawe utazi Imana bitera kwiheba. Kumenya Yesu nicyo cyonyine cyabiringaniza byombi. Yesu abasha kukwereka ububi, akabasha no kukwereka Imana. Yaravuze ngo urukundo nta mupaka rugira,
ntiruzi imipaka yo kwihangana kwarwo, icyizere cyarwo ntikigira iherezo, urukundo ntirusaza, urukundo ruhora ruhagaze kabone n'ubwo ibindi byose byagwa. Yaranavuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu, hari abakiranutsi bibwira ko ari abanyabyaha, hari n'abanyabyaha bibwira ko ari abakiranutsi. Yaravuze ngo niba udakunda cyane ntukunda bihagije, ni ukuvuga niba ukunda kunda cyane. Yaravuze ngo niba ushaka ko abandi bagutekerezaho ibyiza ntukagire icyo wivugaho. Yavuze ijambo rikomeye ngo kurangara nicyo kintu cyonyine kiduhumuriza ku bibazo byacu, nyamara kurangara ni nacyo kintu gikomeye mu byago byacu. Kwiyibagiza ibibazo birahumuriza, ariko nabyo ubwabyo ngo ni ikibazo gikomeye. Kwa kundi ugira ibibazo ukajya mu mayoga kubyiyibagiza, kuri Pascal birahumuriza yego, ariko nabyo ubwabyo biri mu bibazo bikomeye dufite. Burya duhomba byinshi mu guhunga ibibazo, mu kubyirengagiza kurusha uko twahangana nabyo. Yaravuze ngo ntabwo dukunda umuntu ahubwo dukunda imico ye. Pascal yaravuze ngo urupfu ubwarwo ntirubabaza iyo ruje kuri twe tutabizi, ahubwo ikitubabaza cyane ni cya kibi twamenye ko kizatubaho kabone n'ubwo cyaba kiri kure yacu. Pascal yaravuze ngo umwanzi wa mbere wo gushyira mu gaciro n'ubujiji. Mu magambo yose Blaise Pascal yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo isoni za mbere ni ukutagira isoni. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Blaise Pascal.